Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Imana y'urukundo rwinshi, tugushimiye amahirwe uduhaye yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera tugirire ubuntu yende ku byawe, abidusangize, aduhishurire iby'ubwiru bwawe biri mu byo watugeneye, ndetse anadushoboze gusohoza icyo wadutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatanu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ijambo ry'Imana rifite intego y'uko twaba abantu ba Mwuka Wera, tukiyegurira Mwuka Wera tukaba abantu be. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefesi ibice 4:30. Ndetse ngo kandi ntimuteze agahinda Umwuka Wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Imana yacu itugirire neza. Uyu munsi n'ubundi turibanda kuri iri jambo rivuga kudateza agahinda Umwuka Wera w'Imana. Burya wa Mwuka Wera wahawe agira amarangamutima ababara, amarangamutima yishima, ariko kandi ashobora no kubabara. Umwuka Wera ajya ababara, ajya anishima, aranaseka, burya Umwuka Wera aranaganira, ariko kandi arajya n'ababara. Kimwe mu bintu bimubabaza ni ukutumvirwa n'abo ari kuyobora. Iyo ayoboye umuntu akamubuza gukora icyaha, akamubwira ngo nyura ino nzira nziza, ariko wa muntu ntiyumvire uko bari kumuyobora ngo anyure mu nzira nziza, ahubwo akajya gukora ikibi, Mwuka Wera arababara. Iyo umuntu ahisemo gukora nabi kandi Mwuka Wera yari yamuyoboye inzira nziza, bitera agahinda Mwuka Wera w'Imana, akababara, akavuga ngo kuki yahisemo nabi kandi nari namuyoboye inzira nziza? Kuki yahisemo kuvuga nabi kandi nari nagiye muganiriza nkamubwira ngo nyaboneka wivuga nabi? Kuki yahisemo gukora nabi kandi nari nagiye mubwira ati nyaboneka humura wikora nabi, wigira amahitamo mabi? Yaba ari n'ibyo yagizemo ubwoba, Mwuka Wera akamubwira ati humura biraza kugenda neza, ariko umuntu akanga agakora nabi. Iyo rero bigenze bityo, Mwuka Wera arababara. Mwuka Wera hari n'igihe burya ajya tugira inama, akaduhishurira risike cyangwa se ibyago biri mu kutumvira Imana, ibyago biri mu gukora nabi. Ariko ikintu kimubabaza cyane ni ukuntu yayoboye umuntu inzira nziza, umuntu agahitamo icyerekezo kibi. Mwuka Wera yaza bwa kabiri akanamugira inama, akamubwira ati ariko nyaboneka hano hantu harimo risike zingana gutyo, umuntu akanga akakijyamo. Harimo abantu bajya bakora ibyaha Mwuka Wera yababuriye rwose kugeza aho. Kandi burya buri wese ajya gukora nabi yumvishije ijwi rya Mwuka Wera mu mutima we. Ushobora kutaryumva mu matwi, ariko mu mutima wumva ukubwira ngo have sigaho wibeshya, have sigaho wigira nabi, have sigaho wikora nabi. Bityo rero iyo tutamwumviye biramubabaza iyo ari kubona turi kumuramariza gukora nabi. Woweho rero wagiriwe ubuntu ugahabwa Mwuka Wera, nakuyobora ujye umwumvira. Ntukamaramarize gukora ikibi kandi aba yakuburiye ngo udakora nabi. Rwose ntugakore nabi kandi Mwuka Wera yakuyoboye mu byiza, utazamuteza agahinda, kuko hari igihe umuteje agahinda yigendera, nyamara aba yaraguhawe ngo akomeza kuyobora. Ni nawe kimenyetso cy'uko Imana iri kumwe natwe. Mwuka Wera ni ikimenyetso gihamya y'uko Umwuka Wera w'Imana ari kumwe natwe. Jya ukomeza umwumvire muri byose, none ateshuka, tugira umwete wo kwiyunga nawe. Urakoze cyane. Yesu aduhana umugisha. Abo Umwuka Wera baramwumvira, bakumvira uko abayobora. Urakoze cyane.